Wazalendo cyangwa threats zasigayemo ariko Kivu y'Amajyepfo biratandukanye buriya iyo bigezaho hazanwa zino artillery cyangwa se BM modoka by'intambara bishingwa hano runaka kuri position runaka kagaba ibitero rasa mizinga agenda ikubita kuri position biba byamaze kuba gufata undi murongo ndetse hano nago twakomeza tutavuze ka muri Karehe bavuga ko abasivile bahagwa ari benshi bitewe n'izo artillery zakoreshejwe ariko birumvikana bari ku mande zombi nago umuntu akorasa artillery kuko akenshi zizikorwa Basuje ndizera ko muri amahoro turagarutse kugira ngo tuganire kuri One Vision Rwanda TV nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana abantu twari tubakumbuye rwose nimuze tuganire hanyuma muduhe n'ibitekerezo mukande subscribe nyabona nta kindi kintu bisaba kandi biduha courage natwe tugashakisha amakuru twaza tukayabagezaho se mugeshe bayingano meze neza Jean de Dieu ngwaye ikaze urakoze cyane reka nanjye mwakire mu kiganiro urakoze cyane muri Kivu y'Amajyepfo muri territoire ya Karehe kuva ejo tariki 11 mu kwezi kwa munana mwaka turimo 2026 imirwano irakomeye cyane imirwano irakarishye hari abawazalendo bo mu cyo bita Kopako ndetse na MCDPIN abawazalendo bafite amafaction menshi aho usanga bitwa gutya abandi bakitwa gutya ariko bose bahuriye kuri icyo ngicyo cya wazalendo cyangwa wazawaza nkuko bakunde kubita rero bafatanyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'u Burundi n'abandi bafatanya hariya bakomeje guhatana na AFC M23 aho urugamba rukomereye territoire ya Karehe nimwe mu zingenzi cyane muri Kivu y'Amajyepfo AFC M23 ikeneye abawazalendo bakomeje gufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yewe hakaba nubwo cyo kiruka bamwe muri bo bagasigara ariko n'ubundi bikaba iby'ubusa kubera ko abawazalendo kuva muri Kivu y'Amajyaruguru kugera muri Kivu y'Amajyepfo bari bahari bahatana na M23 bikarangira uduce idufashe n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo niho hasigaye hari concentration y'imirwano Kivu y'Amajyaruguru si cyane wenda ni wazawari kare gatoya ariko ni Kivu y'Epfo ubungu niho biri kuko byo tubona muri Grand Nord ni bijyanye no gusukura icyo bita gukora isuku bwo no bice bafashe kugenda bareba niba na Wazalendo cyangwa threats zasigayemo ariko Kivu y'Amajyepfo biratandukanye buriya iyo bigezaho hazanwa zino artillery cyangwa se BM modoka by'intambara bishingwa hano runaka kuri position runaka kagaba ibitero rasa mizinga agenda ikubita kuri position biba byamaze kuba gufata undi murongo ndetse hano nago twakomeza tutavuze ka muri Karehe bavuga ko abasivile bahagwa ari benshi bitewe n'izo artillery zakoreshejwe ariko birumvikana bari ku mande zombi nago umuntu akorasa artillery kuko akenshi zizikorwa iyo ushaka gusenya position kuvuga ngo ushaka kuba uhagaze muri metero cyangwa se kilometero runaka ebyiri eshatu nawe wamenye uko intera bingana gusa igihari ni AFC 23 nayo nyine kurikije ibyo ruhande rwa leta rurimo bakene kwisubiza bice byose M23 igenzura ku nabi cyangwa se ku neza ku neza biciye mu biganiro ku nabi bigomba guca mu ntambara aho ukabona ko impande zombi ubwo ndavuga ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na M23 basa nkaho biteguriye kwakira ndetse no kwembarensinga cyangwa se gufata bagakomeza inzira yose itoranyijwe nk'abantu barabyibuka ko mu mpera z'icyumweru gishize nibwo hari hatewe intambwe ya mbere nyuma twaje kubikomozaho tunavuga ko 6 mu M23 yakiriye tari abantu bayo ariko iriya ntambwe yari yatewe mu buryo bwa diplomasi yari intambwe ishobora gutuma habo guceceka kwimbunda mu gihe runaka kubera ko no kuvuga ngo duhisemo ibiganiro n'ibyo tugiye guha umwanya ariko noneho bidateye kabiri kuko no muri iyo weekend imirwano mu Minembwe yarakomeje iki cyumweru twatangiye bigenda uko ku munsi w'ejo hano muri Karehe nanone bazindukira position za M23 amasoko dukesha inkuru aremeza ko impande zombi zakomeje kugumana ibice zari zirimo kuvuretse uko kurasana kwa hato na hato na watakaje position yari afite ariko n'ubundi ibi ni ikimenyetso cy'uko ejo bagaruka
niba umuntu aje kwirukana ahantu ntuhave bivuze ko nyine azakomeza mpaka igihe uzahavira. Mu itangazo ry'umuntu yakwita nka city rep cyangwa se situation report cyangwa se uko ibintu bimeze nge niko nabyita, AFC M23 ikunze kubikora binyuze muri Lawrence Kanyuka banditse ejo ubutumwa tariki 11 mu kwezi kwa munani mwaka turimo 2026 mu masaa 8 z'amanywa gutyo ku manywa y'ihango, bavuga ko ku itariki 11 mu kwezi kwa munani mwaka 2026 guhera mu gitondo saa 11 z'igitondo nabonye ari bwo urugamba rukunze gutangira. Bavuga ko Wazalendo bafatanyije na FDLR ndetse na FRDC n'abacanshuro mvamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi ntabwo zisigara FDNB bateye bakoresheje intwaro ziremereye mu bice bituwe cyane n'abasivile muri Kivu y'Amajyepfo muri territoire ya Karehe, cyane cyane mu gace ka Chambombo, mu gace ka Cyangugu cyangwa se Cyangugu, mu gace ka Kaziba na Rumbishi na Kwisimbi na Gafufura niba mbisomye neza cyangwa Gafufura na Katare no duce twinshi turi aho ngaho. Bakavuga ko ngo hari abantu bapfuye ndetse bandi bagakomereka mu baturage babasivile. Ubwo ndi kwibaza cyangwa se ndi kwibanda ndi kwisunga iri tangazo rya AFC M23. Hanyuma rero bakavuga ko AFC M23 ikunze gusoza, ni naho nagira ngo ngane kuko ibyo n'ubundi umuntu yavuga ko twari twabivuze gukomereka gupfa abantu bagahunga akenshi n'ibyo resultat y'intambara. Ariko nagira ngo ngere unavuze ngo mpite nunganira aho warusoreje uvuga ngo birashoboka cyane ko ejo byakongera n'ubundi ni nkaho bigana. No kuvuga ngo AFC M23 ikavuga ngo iratanga umugabo ku baturage b'abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga. La AFC M23 prend à témoin le peuple congolais et la communauté internationale face à la répétition de ces attaques contre les populations civiles. Ngo ku bijyanye n'ibi bitero turatanga umugabo turereka abaturage ba Kongo n'umuryango mpuzamahanga iby'ibyo bitero. Noneho rero bakavuga ngo twebwe determination ku byo twiyemeje iracyahari no kurinda abasivile ndetse no gufata ingamba zose z'ingenzi, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. Gufata ingamba izo arizo zose zishoboka kugira ngo twe dufite umutekano. Nta zindi ngamba ni ukurwanya umwanzi. Umwanzi aho ngaho wa M23 ni yongiye rwose ni FARDC ni Wazalendo n'ibiki. Na gace ubona ko n'ubundi byanze bikunze umuntu yanavuga ngo rusibi aho ruzanyura, nubwo abantu amakuru avuga ko bagumye impande zose zagumye muri position zazo nta hatakaye agace ngo wenda FARDC batakaza agace cyangwa M23 batakaza agace. Ariko impamvu ngo rusibi aho ruzanyura ntabwo byanze bikunze iyi determination kuri engagements kuri engagement ku byo biyemeje. Ikisobanuro ni icyo ngicyo nyine. Kenshi amatangazo ya AFC M23 bayasoza bavuga ngo tukomeje kwiyemeza kurinda abasivile. Kurinda abasivile ni ukwirukana menace, icyo bita menace. Menace rero nabo bari kurwana. Gihari hano kuri izumva ariko M23 ivuga buri abana bashije kumva ko media tangaza makuru ni kimwe mu ntwaro badashobora gusiga inyuma. Uko byorohera abantu nyine kumenyeshwa ndetse no gutambutsa mu butumwa. Yego. Kenshi bifuza kugeza ku bantu. Imwe muri gap mbona ku ruhande rwa coalition kuko nabo iyo bavuga ko baje gukora ibyo bitero baza no bari kuvuga ko bari gufata izo measures zishobora kugira ngo abaturage babo baza bavuga ko those are our citizens. Yes. N'abantu bacu bafashwe bugwate. Yego. Mu gihe M23 nayivuga ngo aba n'abantu bacu dukeneye kuri bera. Nibyo na leta ariko leta ntabwo yabaye accountable, ntabwo yabaye responsible, abantu basa no bahejwe. Bityo rero reka twebwe tubyikoreye. Yego. Kuri n'uruhande atariko nababaha izo nshingano ni guverinoma. Aba n'abantu bacu natwe tuje kugira gute kubohora mwabafashe ubugwate. So nekereza ko mu guverinoma ibitekereza ndetse nyine icyo kintu gisa n'ihangana byo kuvuga ngo dufite inshingano yo gukura abaturage mu maboko M23 nayo dufite inshingano zo gukumira iyi coalition bavuga ko
kora ibintu biri sataniki cyane uzabona izo teme ukunda coalition satanique coalition ntindi coalition babyita amazina menshi nka nk'uyu perezida wa RC Bertrand Bisimwa bivuga cyane ati ntekereza ko no mu rwego rwa politiki ari gutegurwa ikintu kiri massive ngira ngo turi buze kubivuga mu kindi kiganiro nibiza kudukundira ibya ultimatum ya 664 icyo ubutegetsi buri kugerageza ni kimwe cyo kugerageza kwicisha inyone by'ibiye rimwe rwego rwa gisirikare twavanse ariko no muri diplomasi naho tugira imyitwarire igaragaza ko turi active ku mpande zombi ni coalition ya coalition ya FRDC Wazalendo FDNB abacancuro mpuzamahanga cyangwa se mvamahanga se n'abantu mpuzamahanga bose bagiye bakoranira cyane muri Kivu y'Amajyepfo no bari concentre kubera ko muri Kivu y'Amajyaruguru ubona ko ugire ibintu bisekeje muri amategeko mpuzamahanga abantu bitwa mercenaires kubakoresha mu ntambara izi ngizi zo ama convention menshi zinavugwamo rwose ibyaha by'intambara kugeza no bumwe mu bwicanyi bukorwa babukorwa bavuga ko ari genocide bari gukorerwa ariko mahanga rwose akatinga blindly kareba ibintu ariko adashaka kubireba ndetse bikaba binazwi ko bamwe muri abaturuka ku mugabane urimo igihugu kivugwa gifite ukuboko kurekure makimbirane ari hano mu burasirazuba ariko still ibyo bikarenga hanyuma iyo bagiye gufata ibihano rero baragaruka banyakugorwa nibo babifiramo turavuga abacancuro abanyaburayi uribuka barume basohowe hariya bakanyura no mu Rwanda inyuma yaho haza abandi amakuru akagenda atangazwa kubera ko intelligence AFSM 23 ibi ifite rwose yo hejuru bakavuga bati haje abanyakolombia noneho haje abo muri El Salvador uribuka ko UN ubwayo baba expert bayo bavuze bati hari barenga 300 aba blackout bashizeyo biragoye ko ba blackwater nabo babashize mu buryo bwa Burundi n'umunyamerika hari convention nyinshi zibuza gukoresha abacancuro ibihugu cyane ari byo bibakoresha ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane ni double standard kwa kundi usanga igihugu kimwe n'igikora ibi ngibi nta kibazo ariko ikindi iki kigana biraba ari ikibazo gikomeye bindi byinuza yiganye uravuga umugabane wa Amerika ni hiri nubwo wenda Colombia atari muri Amerika ya ruguru ariko ni muri za Amerika zombi El Salvador nayo nuko muri Amerika y'Amajyepfo so byanze bikunze hari ukuntu ku isi ubona ko amategeko ntabwo akisungwa world order ntayihari hari convention zihari zinyuranye zo kuvuga ngo abacancuro ntibakwiye gukoreshwa mu ntambara ntibakwiye kurindwa ntibakwiye kugira gute ubundi mu buryo bwuzuye ntibakwiye kuba bakoreshwa ariko bagakoreshwa abantu bakataka bakavuga ati hari abacancuro hari aba n'aba ariko icyakora bilateral agreement hagati y'ibihugu zo zikorwa igihugu n'ikindi bigafatanya n'ibintu nk'ibyo ngibyo ariko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hari ubwo buryo nyine bw'uko hari double standard kubera yuko wenda Republika ya Demokarasi ya Kongo yaba yofaringa itanga byinshi kurusha ko wenda AFSM 23 yabimeze abantu bayibona Republika ya Demokarasi ya Kongo utegetse bwa Kinshasa navuga ngo bukaba emboldened hanyuma rero ni diplomasi iri gukoreshwa cyane abarozo bivugaho bavuga ngo hari gukoreshwa ibintu bijyanye n'imibanire y'ibihugu n'ibindi tariki 10 mu kwezi turimo kwa 8 mwaka 2026 Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagiye mu rundi ruzinduko rw'akazi rwa kenshi vuba hangaha niba hari ahantu ajya kenshi ni Brazzaville ko ni no mu marembo no kwambuka Fleuve Congo ngo bitekerejeho no kwambuka uramugezi gusa Fleuve Congo hakurya ngo agera muri Brazzaville ni fun fact cyangwa se abantu wenda ibyo bataba bazi ko benshi ngira ngo barabizi Brazzaville na Kinshasa niyo mirwa mikuru yegeranye kurusha iyindi ku isi yose si muri Afrika si ku isi yose mirwa mikuru yegeranye isa nifatanye no kwambuka umugezi cyangwa se uruzi muri Kinshasa ubureba hakurya uko bimeze n'uruzi gusa bambuka so agiye ku yindi nshuro ndetse aganira na mugenzi we Denis Sassou Nguesso ni mu gihe anategerejwe ngo muri Tanzania ni traje zikomeye cyane umuntu atabura kurebera muri angle yo gushaka uburyo cyacecekesha cyane iyo turi muri kano karere hari amazina dukunze kwifashisha mu gisata cyacu turimo nka Museveni uzumva kenshi abona bavuga ko ari duwaye baka karere buriya Sassou Nguesso nawe mwise Suduwaye rwose ntabwo aba wibeshye kubera ko numwe mu bantu bari silent ariko bavuga ko muvuze rwose zirivugira ndetse n'imyaka bamaze niyo tureba cyane uretse pause yigeze gufata
muri za 90 na kanga ariko kuva 96 tumva ari Subaru mu yego usigariyeho kagapu k'imyaka ngira ngo tari myinshi cyane nk'itanu around aho sinzi n'ibindi arimo baragaruka ariko kuva icyo gihe muri za 96 97 urimo mbyibuka neza i Brazzaville niwe wicaga kiza yego Telime ngira ngo abantu wenda barayimenyereye ni umuntu nyine nawe usobanukiwe byinshi bibera hano asobanukiwe byinshi bibera muri kano karere ndetse wanabivuze sinshuri imwe nabaze muri ano mezi abiri biganiro bajyanye ku murongo wa telefone n'inshuro President Felix Tshisekedi nk'umuri uko kwezi kumwe iminsi 30 tagiye mu inshuro ebyiri byo rwose abantu barabyibuka nubwo aheruka twe twabivuze turi hano hanyuma n'ubu ngo bagiye kubera iki 664 yigeze no gutumirwa Brazzaville ntabwo bagiyeyo so ariko umukuru w'igihugu we teye intambwe agiye ubwo bafite ibyo bari gutegura nyuma yuko bagiye igitega bakabakoropa cy'umuntu akita nka brainwashing bakavayo bahinduye imyanzuro baravuze bati ntujya kwa Ngweso noneho ubwo ngo twabusigayo hari abaradukoropye turabuzana ariko nitujya ha Brazzaville mwe tuzagaruka tugarukanye scar ngo twabusizeyo hanyuma rero ubwo biba biganirwaho ni politike na move zo ku rwego rwo hejuru cyane Brazzaville ariko noneho hani Dar es Salaam cyangwa se Dodoma Tanzania nayo ngira ngo ifite imijyi myinshi ari capitale économique na capitale isanzwe administrative meze nako nka South Africa ariko Dar ngira ngo niyo Dar es Salaam niyo mugwa mukuru ubwo rero mu sinawo butegetsi se yego hanyuma ngo rero kujya Dar es Salaam i Tanzania muyibuke kuko nago politics yibagirwa ko byose bafite aho ejo bundi mu ngabo ziyise ko ziri mu butumwa bwa SADC Tanzania riri hariya na myaka 2 irashira Tanzania kandi bisanzwe bizwi kuko byamera kose ubushuti hagati ya AFC na Kinshasa umuntu yavuga Kinshasa yavuga ko rwose iri friendly cyane ku butegetsi bwa Kinshasa Dar es Salaam nyibona mu buryo bubiri nibyo ashobora kuvugirwa amagambo yo ku rwego rwa diplomasi ariko buriya Dar es Salaam nyibona cyane na military angle nyibona rwose mu idirishya umuntu avuga nka military window kurusha uko ya facilitating muri negotiations cyane no murongo mbonamo Dar es Salaam ubwo bwari urugendo ruzwi rwamaze kuba announced wenda hari ibyo bazashyira hanze byitwa ko bavuzeho cyangwa se baganiriyeho gusa badukurikiye bamenye ko Dar es Salaam produit cyangwa se result hari yazivayo hari za gisirikare akenshi ni Tanzania twize no kwibaza tuvuga ngo ariko kuva basohorwa hagiyeyo umwe mu bakuru bari commanding ingabo za Tanzania zari muri DRC haravuga ati morale ju kungulu apigwe n'ibindi nk'ibyo bavuga AFCM 23 nyuma y'amezi make cyane AFCM 23 basohora banyujije ndetse no mu Rwanda bataye babona ibikoresho nk'ibyo ngibyo twibaza ngo ariko Tanzania ntiyaba yarabonye isomo hariya icyo umuntu yakwita isomo cyangwa mu kimwe ikaba inafite vengeance ishaka gukora ngo turumva twe dushaka kwihorera AFCM 23 kuri ubu ngubu irasatira Karemi muri Tanganyika twari tunavuga kandi Kabambare ni kwa FCM 23 yaba yahageze ni muri Maniema none ariko hakaba no Tanganyika yo ikoze kuri Tanzania ku mupaka wo ku rwego rwo hejuru abantu bakavuga ngo ni kimwe mu byo Kinshasa yabigiye gusaba ngo nyabona niba bishoboka nkuko Burundi muri Uvira bwateye hejuru ndetse AFCM 23 bikarangira ivuyeyo ahangaha muri Karemi cyangwa n'ahandi hanyuranya kuri Tanganyika ntimwatera hejuru noneho rero ibintu bikavuga batende intambara igiye kubi akarere ni mugire gutya AFCM 23 muvaho ngaho kimwe muri ibyo ngibyo nibyo ntekereza ariko ikindi niba ari gusaba ubufasha bwa gisirikare icyo nitega nuko Tanzania ubona idakunda kohereza ingabo wenda nko mu buryo buri bilateral ariko wenda bashobora kubwira ati mu gihe haba hari mu buryo bwa regional ubufatanye bwa regional cyangwa se ntuze runaka ariko furaha iki bigenze bite no kuvuga iyo hari wenda ingabo za East African Community zigiye gufasha Tanzania ibanyambe kajyayo urabona SADC ukuntu bimeze yagiyeyo ndetse n'ubu ngubu niyo hazi indi regional block Tanzania ubona ko yagira ubwo bushake ariko gutanga ubufasha bwa gisirikare genda tekereza ko baraza kubaha no mu buryo buri poli baraza kubabwira bati ntabwo bikunda nyabona president ntabwo biri buze gushoboka ikindi kandi tunasoza
kuri Brazzaville ni hamwe mu hantu Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yifuza ko C64 yagabanyiriza umuvuduko. Aherutseyo mbere y'iminsi 5 yonyine ko ya ultimatum yatanzwe na C64 igira gutya ikarangira, ubwo bakiroha mu mihanda. Ni kuvuga ngo nyingingira koma ko mu Burundi byaranze, noneho iyo ni C64 ayishyize ku ruhande cyane ko biri na concentre ibyabo za Kinshasa mu mijyi ya kuri. Noneho kuri Tanzania no kuvuga ngo noneho no muri mu burasirazuba mfiteyo threat, mfiteyo M23. Tanzania kuri wowe mwaba mwegeranye, nawe wakora iki? Uramfasha iki nk'igihugu kibanye muri SADC, nk'igihugu cy'inshuti? Ibyo byose ni diplomasi ibiri kugeragezwa, tugereze turebe uko bizaba bimeze. Mukomeze kubana natwe hano kuri One Vision Rwanda TV.